njye nakinye mu Rwanda imyaka 8 cyokora umukinnyi nabonye uri creative ku rwego rushimishije ni Ruvumbu sindabona niwe mukinnyi wanjye Jabo uwo sindabona oya ni ukuvuga ngo biriya bintu muba mugenda mwivugisha ngo twamanuye intwaro ngo twagize dute turawubona ariko hari izindi ngiye kumanura hari izindi ngiye kujya manura ariko uzatangira kunjajinga ubu nibwo ntangiye kujya manura none imikwajyo yanjye ugiye kumanura iki se kandi ugiye kumanura iki intwaro imizigo cyakora Ruvumbu ateza gatanje kabisa Rage Ruvumbu yarazi gukina bro Ruvumbu yarazi gukina ibintu birenze ubundi b'abanyamahanga dufitemo na batanu muri shampiyona Jabo Ruvumbu yatangaga baro uzi ko yatangaga passe mu buryo bwose bushoboka ngiye kuva ngewe zakinye nzi ba Ruvumbu abakinyi nyine nzi kabisa baje mu Rwanda kabisa kavata wa Ruvumbu urumva uriya ramwataka mwita ngwiki saje ni kibi cya DRC Saropa urana wakiza nawe yarameze neza ariko Jabo ari umuswa burya ari umuswa nuko yaragombaga ariko ari umuswa ariko ari umuswa umwataka rega ni igitego yari umuswa Jaberi uzi ko Diana atafungaga baro uzi ko atarazi gufunga baro umuntu ari bugutsindira igitego umwataka ni igori soza bahubwo buriya Sarongo nanjye ndabyemera buriya umukinnyi bita Ruvumbu na Piero ninde muntu wari uzi gukina oya ntago bakina imyanya imwe ariko ngewe ko nikundira abantu bari Ruvumbu yari creative pe bro yari hatari bro mu zapasa ari mu cyane ushaka abanyamahanga nka bari tinya ko Ruvumbu yahagaye Senu baro tinya ko Ruvumbu yapasagaye Senu utazi gufunga baro agatsinda bro agatsinda ibitego 8 muri shampiyona cyangwa 9 no man Senu ko nabonaga nge no manuri intwaro tuguhaye urugero rwiza ugomba kureberaho Ruvumbu na Ruvumbu se baracyabaho baza Jabo sakubwire ba Ruvumbu babahe ariko nanjye ndamanuka nk'umunyamahanga ngire ngo ndakurahisha kuko ndabura tentire ibintu muri gukinamo Kigali ntago nabikunze rwose urabeshya ntago twumvikanye kabisa nta kintu kirimo Jabo nta mukinnyi uri Kigali w'umunyamahanga uvuga uyu muntu ntabaho utuye Kigali atavuga ngo Jabiri ngo batamufata muri cya mbere wari umeze nabi bakatatangira kubivuga urabona derby yanga na Simba inganya zero nabivuze kare kuri radio atazagira ongera kumbwira ngo derby ngo bigomba kuba 0-0 biba 0-0 kubera ko nta karite nyine difference y'umunyamahanga ni hariya n'imbere hariya induru zikavuga buri uzi impamvu rika abanyamakuru mwakundaga ko twibasira hanta mwari mutarashwana hagati yanyu ngo abaturage bamenye ko mugura abakinnyi nibyo karakanije naragakunda bamenye n'indi mirimo myinshi inyuma radio yavuga ngo uyu ni umuswa abantu sibamenye impamvu ako kantu njye nahisemo kuvuga mikoro reka nyirambike mbijyemo 100% nihisha sinshaka gukora ibintu abantu bavuze ngo wagize ubwoba bwande wagize ubwoba ngo niyo mpamvu ngo wasezeye ubwoba bw'iki se bwande ko nasezeye kuri radio mbivuga official uko nayinjiye ni nako nabivuze ngo barakuvumbuye ngo sinzi ngo bande bamvumbuye ubu ntabwo bazakumbura mu nda y'isi mu gitondo cyawe barabuzwa n'isi kandi nkubwira ngo studio nayimuri yanga mu nda y'isi cyo kora kwa break inza transfer yanjye nanjye nayizi kabisa waramamagaye ese nkubaza waramamagaye ngo atari ko wowe bite bya uri umusazi iyo transfer utangaje ibyo bintu ko ntabizi mu nda y'isi uyu mu nda y'isi
anta muri cya gihe yariye hiti kweli aya mu nda y'isi yarateye ubwoba. nta muntu wazaca akaragayo kabisa. Jabe natangaje transfer yawe yavuga ukuntu ku natangaje transfer yawe cyo kwa iya Jaberi ku iya gipangu cyo kwa Anje Jaberi iya Manzi na Sefu ko mujya Kicukiro bro. Izo Yanjye transfer yarangiye. nizo zanyubakiye izina kongeraho ya Dani Usengimana agiye kujya muri harya Dani agiye kujya muri APR avuye muri polisi. nta muntu wakoresha kubyereka kabisa mu nda y'isi. umuntu tuvugana ngo ku gipangu cyo kwa Jaberi baje wowe na Sefu na Tsirade tuje mu bari imyitozo mu nda y'isi. kandi yaririmbye mu nda y'isi wallahi ataba mu nda y'isi mu nda y'isi aranyemeje kari akantu kari gateye ubwoba ko mu nda y'isi. Ukuri kw'Imana nanjye anta sinari nakamenya navuze ibiki. Jaberi yarikanze. Jaberi yaramamagara ngo atari ko bite wowe uri muzima. Umuntu n'indamenye avuze ibi bintu. Ati ibyo bintu utangaje ni biki? Nari mfite agashike ko kujya muri holiday impita mbisubika. Ndavuga no mu nda y'isi yabi. Eto pichichi yaramaze kumbwira ngo konfirima. Chimaka. Bura Eto yaramaze kumbwira ngo Chimaka Petit. Urumva Eto twarakuranye za Kimisagara twarakinanye muri Esperance. Yaramaze kumbwira ngo Chimaka. Konfirima. Nari ngiye kwitangaza ndikanga ngira ubwoba ndavuga ntibaramfunga. Ariko ndavuga reka mbomore narabomoye nanze no kujya ibaza ko natinye kujya Kicukiro mvuga ntibishobora gupfa yokora Eto umufana waje hari huzuye hari huzuye wajya biri baza nasi fadara kurimbiza izina ryawe nawe kuntu muri wawe banza uraje nyuma wajya bira bize ko bahageze ntabwo naje wallahi sinigeze makandagira nari mfite ubwoba izina ry'Imana nari mfite ubwoba ntabwo naje nagize ubwoba nari mfite ubwoba nibyo twavugaga na Nkomezi mu kanya wallahi Eto afite amaherere nk'uko n'undi wese yagira ariko ijisho ryo kureba umukinnyi burya Eto yararenze Eto nubwo yakwihorera ababiza aba yakwirengagije ariko azi manager nukuri kw'Imana kabisa nanjye naramwemeye yarazi kureba umukinnyi bro ari ibintu muvuga mwe muvanga ngo ajya amafaranga abakinnyi gute niba umukinnyi akoze amukoreye amafaranga se n'ibitaya amafaranga se n'ibitaya ariko bro reka nkugeze ukuri suka mwabikoraga se kuri Eto suka mwamuteza no buriya anta buriya Eto atuzana wallahi ni amafaranga yigeze gusaba ku izina ry'Imana kiriya kintu yakoze cyari hatarire nukuri kiriya kintu nubwo wagikorera umuntu kiriya kintu cyari kirenze ariko gutera umutima w'ikipe wose ukawunaga mu yavuze akantu gakomeye buriya impamvu uzumva umuntu kenshi wataka ngo injawuro ngo iki bro ni fitina nuko aya mafaranga atayahawe bro ni fitina nuko aya mafaranga atayatushije none se bamugani ni gute Eto yazana umukinnyi nka Jaberi mwiza tuvuge n'urugero kuki niba Jaberi aguzwe miliyoni 50 ahayemo Eto miliyoni 2 byaba ikibazo ni ikihe Dani ikibazo cyakagize Jaberi ahubwo none se abatuvanaga mu Rwanda batujyana hanze abakozi kandi nkubwira ngo Jaberi yabivuze abantu bari bataravumbura abantu batuvanaga mu Rwanda n'ubundi batujyana hanze ukamuza niko kabisa ubu nari akantu kabanta bashwanye ubu nabo baramenye keza buriya nuko ari bwe yahise bakangiye bareka n'abandi bakaza bari kugera bari kubimenya mwaraturyamiraga nukuri kw'Imana ariko ngenda cyabihagazeho nanabivuze kare izi transfer za pere nta mukinnyi n'umwe wanjye urimo ababaguze narabavuze nanabasubiramo ahubwo uburyo naje kuba igitambo ukuntu naje kuba igitambo nicyo cyari cyarambabaje buriya byari byarambabaje jambo urumva yuko nawe uvanye y'agahinda ushobora kuguma kenshi
kenshi ushobora kugura umukinnyi si bihite binakunda pe ibyo bibaho. ariko njye nanze uburyo mwashatse kwerekana ngo abanyarwanda nta mupira bazi. ngo nta mupira bazisha mugashaka kutwereka ukuntu harimo abanyarwanda babaswa ibyo ntitwatinya kubivuga. oya si abanyarwanda gusa n'abanyarwanda gusa harimo abanyarwanda babaswa n'abanyamahanga ari abaswa. muri aperi nazanye ikinyoma abanyamahanga benshi ntibazanye n'abatoza akagenda bahinduranya agasangamo abanyarwanda bazana n'abanyamahanga. hari umunyamahanga abazanye abanyamahanga benshi b'abawinga umunyamahanga usimbura barafinda ngo uvuge ati ngo uyu muntu abanyamahanga bose aperi ifite b'abawinga barafinda bose barafinda birukanye umutoza haza undi arongera amukinisha. oya itangazamakuru ryaramusenye barafinda ariko birangira ariko nawe nta gitego agira. Erega nawe nta gitego agira nawe imibare ni muvugira jabo. Ako si imibare ifite muvugira nawe. Umuntu udashyira fire uwo nawe ntashyira fire. ikibazo ni indi kamwe mugomba kuziga. Arakantu kamwe mugomba kuziga kazabafasha. Buriya niba uzajya mujya no kugura umunyamahanga mu kipe runaka mujye mubanza mumenye umwanya mukeneyemo uwo munyamahanga. none se aho biriya bintu byo kuza ugahera mu zamu ujya muri defense ahantu hose utazi ahantu n'umukeneye. ariko reka nkakubitemo hari igihe mubakubita boege mukabacanganyikisha. Rwanda umuntu uzaza akakubeshya ngo baroze umuntu ngo yananiwe gukina. uwo ni umurozi ahubwo byaramuca nta muntu wakuroga ngo unanirwe gukina si bazakubera. muri rero na kimwe muri aperi muvera ashobora kukubeshya ngo yinuse ejo muri se mwamubeshyiraga ngo yaroze ngo umudefanseri wa aperi ngo niyo mpamvu adakina. Suarez oya ntawigeze amubeshya wavuga ibyo njye niyumvishirije amaradiyo abivuga yarabivuze kandi ubu yarabyumvishe nese ari mu Rwanda Jabel arabaye ubu se kari gukina mani na anta ibyo ni ukubeshya si bazakubeshya ngo umuntu yakuroze. u Rwanda mugira ibintu mwihaye ibyo ngibyo abantu baragufatirana bakakurya ibiceri iyo ukiri inzazame. noneho se reka none se jabo Lage yavuye muri aperi ameze gute yavuye muri aperi bimeze gute kandi Lage baravuga ko bamukubise igifute cyabwo. hanyuma se Lage wivuje he kubivuga hari imyanya idakorwaho wallahi hari imyanya idakorwaho namenye. ikintu cya mbere mwebwe ntago mushaka kumenya umupira anta umupira ugira forume ukagira na miforume man no buriya reka nkubwira anta ubu ntago ujya ubona n'abakinnyi b'Uburayi ukuntu bameze. ubu De Bruyne wiriya myaka yashize niwe uyu munsi beforume man De Bruyne ni imvune buriya none se Lage nta mvune yagize. buriya reka nk'uyu impamvu Lage wahombanye nyiguhe mubwire impamvu ragatitwaye neza. bro Lage yageze ahantu yatakwa aratakwa ageze ahantu Lage buriya Lage nawe yashatse kwiyahura erega Dani buriya uravuga ngo Makwiko yashatse kwiyahura na Lage yashatse kwiyahura wallahi yaratahagatirwa warira umwana nibwo ari kuzamuka muri kumwikoresha imisozi n'umupira nzi ko buriya araguze impamvu atakinaga neza nuko aperi itakinaga neza bro nukuri nese wabonaga ikina kandi baravuga ko ari wo gumura abakinnyi nubwo wavuze ko atari wowe. aya nagaruka nitwa njye uzabaza umuntu uzabaza ntuzajya ujya kumbazaho amakuru ujye ubanza umenya uyu muntu byibuze yarangije segonderi noneho mubaza ati Jabel ameze abantu batize nuko baba bameze aho turi kumwe umuntu yarize yakandagiye mu ubanza umenya ngo yakandagiye mu ishuri norangiza Jabel koko agira iyo mico nta muntu wize wakubwira ko nigira Davos yegetswe yari dosiye Dani ya APR Lage yavuye mu Rwanda Dani afunga barakagwa wallahi Lage yafunga barakagwa ariko mu gihe cyacu yari imeze nabi imana ariko nta morale yari muri forume no mwakubitiraho kuri akuntu mama umuvuga byose n'utwo yari afite twete tugenda ibaza umwana nka ari moto uzi ko Adiri yageze ku rwego uribuka ko Adiri yageze ku rwego rwo kubeshyira Julius ngo niwe watanze amakuru
ya Gor Mahia amavideo muri Gor Mahia mujya mubyibuka ibyo bintu nyine numva ibyo ngibyo byatewe no kwishinga abanyarwanda narabimubwiye man nukuri yari yatangiye abanyarwanda tugira imico mibi anta uzi imico ya mbere mibi tugira kumva amabwire ntabwo dukunda gushishoza man umuntu akubwira ikintu urabona nk'abantu wanga wowe uzi ko ushobora kuba ubanga nta kintu kibi wababonyeho ari ibyo wumvishe gusa abantu benshi yanga umuntu kubera ibyo yumvishe bamuvugaho tu ati rage numvishe bavuga gutyo ukahita uvuga ati ni ibyo ngibyo byarangiye yakumva izina akavuga ati waba umeze kwa kundi se ibyo bintu rero ibyo bintu bibi cyane rage yavuye mu mupira arira Dani we ntiwavuye murira radio aracyagira rage yavuye i Kigali arira bro nge ndabizi arira radio ni ikintu gikomeye cyane wallahi nta nubwo aragifunga baro Dani na baro ntabwo byashobokaga kwishyura amara ngo wari warakubiswe ikivuguto cyabwo wari ufite igifute cyabwo ariko uzi impamvu babuvuriye muri Swede Anto ariko uri kwiga ubumanaje nibyo ndimo kabisa uzagenda ubaza umuyobozi wa APR njya kugenda ukuntu namubwiye sura afana kuko nanjye urumva nanjye kuganira n'abantu nka kapiteni biranyorohera ntabwo ninya yenda ngo umuntu ni umuyobozi ngo tube twaganira muricara mukaganira nk'abantu babagabo namubwiye numvishe ko muri gahunda yo kuzana abanyamahanga ariko ntabwo muzabona barutabarage niba ntarabimubwiye nipfe namubwiye bizagorana cyari kare ndamubwira njye biranambabaje burangiye APR mu bintu byatuma ukamace twakina cyo vidutsinda ibitego bibiri Aimable akora penalty Emmanuel Okwi Emmanuel Okwi akora penalty n'igitego cya mbere cya kufura bawushose Aimable kijyamo haba ka deflection shabro baravuga ngo Aimable yariye ruswa narabimenye nanjye kabisa Adiri yarabivuze kabisa Adiri arabivuga aho ngaho niho twahise tubyarana nawe gakoca nage Aimable twarakuranye bure Aimable twakinanye kuva mu bana ndamubwira Aimable ari umukinnyi wafata ruswa ibyo bintu rwose atazagira n'undi ubyumva kuva ubwo umubano wanjye n'umutozo ububaye mubi birinda bigenda kuri ababonye byagenze ariko umuntu azakubwira ngo Jabera agira gakundi ngibiki noneho buranavuye muri reyo abantu bose biri kuvuga ngo Jabera agumura ikipe avuga ngo si ibi bintu ko nabyo nizi buri uzi story yanjye kandi barabigushije cyane none se uzi ko Adiri match za nyuma Adiri yatsinzwe niba ubyibuka urabyibuka ko yagezana akajya atsindwa na za Rwamagana na bya kibadegaje baro bagatsindwa akanavuga ngo ndi mu bamutsindisha mu njye mfite isura mbi itagira uburyarya urumva iyo ndaka ikintu kimbabaje tuvugana mu isura yanjye ubibona ariko reaction zindi ngo ndi bujye guca hirya no hino ibyo nabyo ngira anta wallahi nukuri kw'Imana na Nyagasana arabizi nta kintu cy'amanyanga ngira mu buzima bwanjye uzi story yanjye muri Leo nabashunga ibyo wumva ngo ngumura abakinyi twagiye gukina na USA Marije bro twararangije amasezerano umva ukuntu abakinnyi hari igihe uhura n'akaga ariko mana ukabura n'ugasobanurira twararangije amasezerano njyewe Anje Bashunga njya gusinya amasezerano n'abayobozi ba Rayon kugira ngo tujye gukina izo match none tugiye gusinya duhura hari umumetre bitaga Zitoni w'inshuti yanjye niwe wasinyishaga muri icyo gihe n'ubu ni inshuti yanjye hari igihe ajya mvugisha njya musereza niwe mumetre urinza soza akarere yo kuba metre nta rubanza na rumwe atsinze muri kariyeri ni inshuti yanjye bari baranamunyitire banyita Zitoni uzi ngo byagenze gute bro baradusinye twagiye gusinya contrat noneho tugiye gusinya contrat urabona iyo usinye contrat urasinya na equipe igasinya
guha kopi kugira nyine uba wamaze gusinya amasezerano. Bro, sinzi ukuntu banditse kontra kwa kundi mwumvikanye amafaranga bashunga niba zari miliyoni 4,500 njye zari miliyoni 8 icyo sindi kwibuka neza ariko ni hagati aho. Bro arangije baratubwirwa yari ari kwihuta kabisa, narabyumvaga ko ari kuri telefone kabisa. Ukuntu yanditse kontra yibagirwa gushyiramo amafaranga. Kandi tugiye kugenda yambwiye ko abyibagiwe. Uranye ndi umuntu wizera, ushaka no kumbeshya nka kwihorera mbanzi ko bizarangira. Bro abaratubwiye ngo yibagiye gushyiramo amafaranga bashunga yanga kuyisinya. Nage abashunga icyo gihe nari su kapiteni yari Manzi. Ndamubwira abashunga sinya kontra, ikipe ni yawe, yarakureze uruw'Inyanza, umwana wa ekipe, dusinye kontra tujye gukina, naga abantu b'abagabo batwima amafaranga. Bro twagiye gukina uzituje kwaka amafaranga. Irangiye tumaze no ubwo twaragarutse duhura na za Goromaya turakubita, duhura na Yanga. Bashunga arambwira ati urabona dufite match ya Yanga ikomeye, tubanza twishyuza ibyacu. Namubwira bro Ray ifite amafaranga, stade ziba zuzuye buri munsi, stade yabaga banza ukora umufana mushabiki yabaga ari mwinshi. Banza dukora akazi bana. Bro twatsinze match ya Rayon tugiye kwishyuza amafaranga. Mu buzima bwanjye sinshobora gukinira Rayon niyo naba nenda gupfa, ari wo mwuka wa nyuma nsigaranye kugira ngo sibishoboka. Dani yo statement ikuremereye byo boss akoze. Uzi ngo byagenze gute? Oya kuba yawufata umwanzuro wo ngenda bizi neza kuko ndamusobanukiwe ndamuzi. Naragiye nicarana n'uwo Zitoni. Maître Zitoni. Nicarana n'uwo bitaga Vice President Freddy. Nicarana n'umuntu bita Muvunyi, sinzi undi muntu wari uhari ngo w'umubitsi wa ekipe muri icyo gihe, sinjya nibuka izina rye. Batsa amafaranga ndi kumwe n'abashunga barambwira gufata kontra yawe uyisome neza. Muri kontra yawe hari amafaranga twumvikanye. Bro nakubiswe n'inkuba ndavuga kandi koko ntago yari arimo, urumva tujya gusinya yaratubwiye ngo yibeshye ngo kandi ari kwihuta ngo ibiki ngo mwe musinyeho ndi bubikosore mbyuzuzemo. Urumva man bashunga nubaye amafaranga aracyayanyishyuza, niba nzamwishyura ryari. Bro hanyuma se yawe iyo kontra yarangiye nta mafaranga nta n'igiceri cy'icumi mbonye. Uzi ikintu nakoze? Naragiye nicarana nawe nyine mbabaza kontra ngo ibiki, ba amafanta ndanywa na gafi aho ngaho, ngo naravugaga biri burangire, twari turi no mu munyenga twakuyemo Yanga turi za 1/4. Ati nyamara usoma amasezerano ushobora kuba waribeshye. Ubwo Zitoni yarano ndabunga Zitoni naribeshyera cyangwa hari amafaranga bagomba kumva. Aba babwije ukuri ambera umugabo, niyo mpamvu mukunda n'ubu nakubwiye ngo hari igihe tuvugana. Aravuga ati ku mwana mwamwemereye amafaranga nubwo tutari twabyanditse, byatewe nuko nari mfite haraka ndi kwihuta ngiye mu kazi, ariko amafaranga mugomba kuyama. Nari mfite ubukwe mu byumweru 2. Shabro niho nayo nizeye amafaranga, sinakubeshya konte zari zambaye. Bro Vice President yahise avuga ati nta mafaranga ari muri kontra nawe dushobora kumuha. Nafashe icupa rya fanta narindi kunywa, nari bakubise hagati ritaremerekana bagatisha cyokora nukubabona mu makote. Dani iyo foto ya Jaberi sugira ngo genda ndamusobanukiwe rega ndamuzi. Ndabwira nukubabona mu makote ariko mu mbere mana amarira arashoka ndarira. Kandi winjiye mu matsinda, ikipe yagiye mu matsinda. Akibazo no hari anarisha uri kumva uremere bw'icyo kintu. Uzi ko nakubwiye ngo rimwe na rimwe abakinyi babagendana ibintu mwana. Abakinyi bagira nk'ube Alex, umva ko atari wogera igisebe wenyine.
uri murabyumva abantu kandi ejo bafite ibisebe ko ari benshi. njyewe narabikubwiye ariko narabikubwiye twese uko tureba amaze gukina umwaka umwe aragifite igisebe. buriya niyo mpamvu nkubwira ngo urumva hanta mu buzima bwanjye reyo yaneye igikomere ku buryo ubwo narasohotse ndi kurira ndagenda ngera mu rugo mbibwira abakinnyi b'inshuti zanjye twakinanaga muri iyo minsi irarangira ubwo nari mfite ubukwe ndagenda nicara muri salo mpamagara umukobwa nari maze iminsi mvuye kumusura iwabo narabijeje ibitangaza iki ubukwe ibintu byose narabipanze kandi ayo mafaranga ariyo nizeye ndamwamagara kubwiza ukuri ndamubwira sasa ibintu by'ubukwe biragoye nabuze amafaranga byagenze gutya na gutya uko nayatekerezaga byagendekeye gutya mubwiza ukuri shabro turiyeranja abapamba abakinyi baramfasha abakinyi bagenzi banje amafaranga ndayabona nkora ubukwe muri abo bayobozi nta numwe wabutashye nari nyiri muri reyo tagira ngo nanayivuye nahise nanacubamo narakomeje kinadutwara n'igikombe cya shampiyona nta numwe wabutashye cyo kora agacinyaza mu bukwe bwanjye ariko we ntabwo yari akiri umuyobozi muri icyo gihe shabro reyo ubwo aho ngaho nahavuye urumva ku mutima nayisibye baragutwerereye se byibura mu bukwe baragutwerereye bro ekipe umuntu akuri mideni yari kwimye urumva yagutwerera ekipe nta n'igiceri cy'icumi yantwerereye izina ry'Imana anta niba imfe nta n'igiceri cy'icumi urabona nakurango mafani club na fani club nimwe yariyo yantwerereye ni ukuri kw'Imana umuntu wantwerereye ni umuntu bita Mama Hajati n'umuntu bita Prosperi na Gacinya na Zitoni kabisa abo ngabo nyine ndagenda nkora ubukwe nkomeza gukina tuba dutwaye shampiyona ari so kapiteni ndi kanyarazi ari kwitara abantu bose birirwa bamuvugaho umwataka wa mbere mu Rwanda Dani Usengimana bayivuyemo gutyo arashaje byaboze ikintu nakuyemo kumbe bya bintu bya Goromaya wabakoze nawe na Yeto niyo washakaga kubishyura agahinda baguteye oya sinashaka kuyivamo wandara amatara yibwiye kabisa rage narababaye ariko birababaje ahubwo Jabel aritonda mani ese kuki wari warabigize ibanga ibyo bintu Jabo kuki utabiririye abari icyo gihe nta muntu utabizi abashuti be barabizi oya abantu babizi ni abapambe bamfashije gukora ubukwe aba badani bose abitwa ba Anje ba Mangwende bandwanyeho baranyubakira umva ndakubwiye ngo burya umuntu nuko aba ameze aba yiturije ariko ndakubwiye ngo nta muntu uba udafite naragerega we afite igikomere ndangije nyivuyemo gutya kabisa ariko ninkubwira ngo aperi anta reka nkubwize ukuri hari ukuntu wenda tuvuga aperi abantu bakagira ngo nukundi ku aperi nibikwemereye ikintu nukuri kw'Imana nta manyanga bagira bigirira ikibazo cyo kuvuga iyo baguhararutswe ubwo nibyo cyo kora ikosa bagira umuntu ashobora kukubeshyera kandi bikemerwa bakabifata ko ari ibyo nyine ubwo ni abantu bakomeye nta mwanya wo kujya mu biganiro baba bafite nawo niba baciyeho bakavuga ngo uyu muntu twamubonye abimeze uko ubwo niko biba bimeze ariko ubundi aperi ni ikipe kabisa niyo mpamvu mubwira nk'ubu niyo nzasorezamo umupira mu minsi iri imbere ahasigaye nsezere njya mu Jabel yavuze ngo hari ibintu yasize atarangije agiye kujya kurangiza oya nzahiye ese kubeshya akantu kansekeje ibintu byose atarasoza ni ibiki kweri buriya Jabel yahitanye abantu benshi muri aperi Dani Jabel siyo wavuze ngo wadira agende ariko muri kese ya diri imbarutso buriya ari Jabos kugira ngo agende
wanye na Jabos batangira kugirana ibibazo. ariko n'ubundi umukoca Ikipe yabuze umusaruro. Ikipe yabuze umusaruro Jabos. Ikipe yabuze umusaruro Jabos ari kapiteni. Rage. None se Rage wowe ntiwarize? Wowe ubwawe se ntiwarize muri sare tena nabivuze kuri radio? Mani nararize nakuya mana mwe bikomeza uvuge. Oya. Ariko uziminatiri yangu adiri ndamukunda ko ibintu yankuriye. Nawe nabyibona. Anta wagize nanamubwiye nabi bindi bihe. Naramubwiye rero ko nshaka nkubwiza. Uri inshuti yacu. Urabona twabanye neza twari dutangiye kubakana amateka. Tukunda pe amutamukunda gadiri buri. Tugukunda nuko namubwiraga tugukunda. Navugaga icyongereza n'igifara navangaga indimi nka miliyoni. Ndamubwira ariko ikintu kimbabaje. Abanyarwanda bamaze kukujya mu matwi kabisa. Buriya diri tukimara kuba inshuti ikintu nakubwiye. Anta namubwiye niba ushaka gukora mu Rwanda uzirinda abanyarwanda. Nuko kwimana. uzadira kigera i Kigali. Inshuti zawe nibo babi. Uzadira kigera i Kigali. Adiri yari umugabo mani. Ataraba akanyarwanda yabonaga akazungu ku kibuga akamwirukankana. Wala yaramwirukankanye ari yigeze kogeza match hakurya yirukankana akazungu Clever umuvugizi bro. Twasozaga match yajya kwa kundi muri press conference agiye kuvuga yamusangamo akahita asohoka akigendera. Yagahita asohoka akigendera kandi ari umuvugizi man. Adiri yari hatari. Dani, Adiri yari mubi cyane. Abakoca bose man ni kimwe. Umukoca murabana mu bihe bya mbere ariko mu bihe bya nyuma niba ari satani. Kuki bahinduka Dani? Bahindurwa n'iki? Adiri arambabaje. Adiri ndatunye ndira kabisa. Wallahi barambwiye ngo Rage yarize ndaseka ndumirwa muri nuzu. Nagari we wenyine abakinyi bararize hafi ya bose muri vestiaire. Kandi bose batinyaga kumubwira Jabo, si batinyaga kumubwira bose. Ariko utagira ngo njyari namubwije ukuri manje ndamubwira ko umuntu ajya kubwira ngo Mabure yariye ruswa ufasha umwana twari bura hari ukuntu mugira groupe mani mugakundana. Ariko Mabure baramwirukanye ngo yariye ruswa. Umwana ageze muri apera ari gushaka ubuzima ari kubona ko ari gufasha. Uziko Mabure yagiye kwiyahura nuko basaviye bamubaye hafi. Urabonye Anta Ranguzi ngo ni bra. Makwikwi. Noza makwikwi. Oya makwikwi ko ari ikinege. Makwikwi yavutse ari umwe. Iwabo nabakire makwikwi yajyaga kwiyahura kubera iki? Yarababaye kudashobora kubyumva. Uzi gukubita sezo ukubita ibitego kandi mwana twaye igikombe icyo gihe yanatsinzemo n'ibitego 8 by'umutwe yatsinzemo ibitego byinshi by'umutwe. Oya ni cyamahoro suzi kari we watsinze rero se mu gikombe cy'amahoro ejo bundi icyo gihe ejo bundi yaratsindaga ariko Adiri yari yamaze kwinjirwamo n'abanyarwanda ko kantu uvuze byo ndabizi nibyo byabimuteye naranabimusobanuye ndamubwira ko ca nyine ntago umuntu yakubwiza ukuri ngo wishime ariko abantu bashaka kujya mu matwi nibo babivanze. Batangiye ko nzi ko na Dani yavuye muri apere no kubera abantu niba mbyibutse Dani nongeye nicaye sezo yose nkoratize Dani si yanavuye amatsinda Jabi urabyibuka ko Dani yavuye amatsinda icyo gihe nakinye umwaka wa mbere none reka ngusetse ibyo bintu bavugaga ngo tugira gakundi undi kintu cyo kora nakundi ya Diri buriya Diri bigeze kumubaza impamvu adakinisha Jacques urumva nari kapiteni nagombaga kubimenya umutoza yagombaga kubimbwira bamubaza impamvu adakinisha Jacques aravuga kubera avuye mu mvune ntago ari fit ibintu nk'ibyo n'ibyo baramubwira match yeje ugomba kumubanzamo twari bukine na Polisi Ibutare umutoza aravuga Dani niwe nzabanzamo bro banyohereje
banyohereje message Eh. ibahasha ngo nimwe ngo abakinnyi bamaze kubitubwira nimwe mujya mu matwi y'umutoza ngo akinisha Dani Murinshuti. iyo match Eh. uyo match ubanza ariyo yankozeho. Baratubwira ngo muzagenda mbere ye. Wiki Iyo match Cyokora ubanza ariyo yankozeho naragiye ubwo sinabagana nicarana na na Bibisi. Jacques. Naragiye nicarana na Jacques nawe nga rero Jacques urabona situation ukuntu imeze muri equipe. Abantu bamwe na bamwe muri equipe bari kuvuga ko ari twe dutuma udakina ariko ibyo bavuga ibyo wumva barakubeshya. Uzabone nicecekeye naganire na koca mbura uko mukwepa simba mbishaka buriya sinkunda kuganira n'abatoza ariko nanga mbura uko mukwepa twabonaga ubikunda kandi abantu bose bari bazi ko bagambanira Jabo. Rage wabonaga Jabo adakunda kuganira n'abakoca. Jabiri buriya kugira ngo kuganira na koca na ndiri buriya yoga umwiyamagariye buriya kandi utoza kwamagara ni wakambira tuzi kugira ngo ubibone ibyo yabaga yamamagaye nka burko nta mutoza w'inshuti yanjye uzabona si bibaho ngo umutoza yamaye akazi ngo turi inshuti abatoza bose abo se Dani nako nabona bamugana na diri cyane ra cyabyihorera. oya adira abantu babumva ibintu bya tactique yarabakundaga cyakoze umva nkubwire uzi ko ngewe imyaka 2 nakinye muri polisi nyuma yaho Godiyo nakinisha nyene wabaga yazinguriye kandi ari muri APR. Aragiye araba uziyo match ya polisi ntakina muri APR naragiye. Yari umwana mwiza ngewe yaraje arambwira ati bambwiye ngo ntago uzongera gukina arabimbwira uko nguko. Bro nakoze tize zose nkajya nkora tize kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nagera kuwa gatanu bajya gupanga liste nkaba mbizi ko nari bujye no muri Renio Technique umwaka urarangira. Iyo match ya polisi twayitsinze 3 ubwo bari bambwiye ati muni muyitsindwa sinzongere ko mubona ubwo bwese nshaka kubwumva no kuvuga ngo nawe mubwiye ko twaranaga ubwo bweruka kimuzana n'abari abantu uzuciye amuhamagaye noneho arakumva kubwira ibintu urumva nk'ibintu baramukuvuzeho nyine nawe bagahita bimuga katabashawe nibyo kabisa yaranameze neza anatsinda atangira kubibura ati Gaberi yangiriye n'imbwa barayibye ahubwo n'imbwa barayibye ngo ni watumibura wasaga yaravuze ngo Jaberi yarayishe ariko mana ya cyo kora Dani reka mubwize ukuri Imana izaguha ubwenge nukuri n'imbwa y'umugunga Jabos yari yarayibishije wallahi Imana izaguha ubwenge kabisa cyokora Jabo reka ngubwize ukuri uzi ikintu kizakurenganura ni Imana rurema n'umunsi uzava muri kariyeri buretse n'umunsi uzava muri kariyeri ukagira ibyo uvuga bro ndakubwiye ngo uburyo abakinnyi bakuvuga Jabo izina ry'Imana uko witekereza niko nako bakuvuga gutyo copy paste kandi wese ugira ngo kubana n'abantu wayoberwa ukuntu bagufata ntago wayoberwa bambize ariko ntacyo bimbwiye barakubwira ngo ubizi ariko nawe ntacyo wabihindura we barakubwira ngo Jabos ahanageze agomba guhita abakingi waho kumbe n'abatoza bikundira umuntu bisanzwe buriya ngewe antareka nkubwize ukuri uzabaze n'abantu twatangiranye no muri za centre bakundaga kugira kapiteni no mu mashuri nakundaga kuba chef rwose kandi ntazi impamvu tungabona umuntu amisemo biraho bisanzwe ariko nge simbikunda pe sinkunda kuyobora abantu n'ukuri kw'Imana ni rwaserera nyine we ntabwo ubona ko ari rwaserera ntubona ko biteza ikibazo gikomeye biteza ikibazo mwana atari kabisa Dani byabikora ko izina ry'ikipe kinamo ngo nze nkukurikirana nako no kutambwiye wabimbajije nakwandikira byirengagiza
ejo mfite match uzayirebe ahubwo ndaguha link. nibyo kandi nibyo nakubajije wanakwandikira nyirengagiza duha link ishati Nukuri twirebe. ntabwo nayibonye. Ejo ndaguha link urebe man. Ese mu ndahise wasezeye kubera iki? Yewe se kubera ko mwabinsabye na Lage. Lage ewana turagitsinze, reka dushaka undi muntu nawe tumusezeze tumweguze. Ariko nibyo nizere ko gusezera kwanjye bitumye umupira ugiye kujya ku murongo. Oya byibuze muri twa tuntu tw'udukosa bajya gukora tumwe tuvuyemo. Lage dukurikize none. Nari mbi. Lage inshuti yawe inde inshuti yawe shani yawe ntiyasezerana Afite ihe nshuti yanta. abantu bose ni inshuti zawe. Danafite umunyamakuru bazirana urunuka Jabo. Nta muntu n'umwe nzirana nawe. Ariko barekurana imikwagi iremereye. waba utarahura n'umuntu ngo muvugane, waba utaricara n'umuntu. Waba umwangira iki? Nyabezwa ibyabaye nari mfite match naryamye kare amazi adani byagenze ngo Regis ariko bahise bamanuza oti. Oya biriya byararangiye man. Naramwihoreye wese wagira uti. Oya nibyo abantu bavuga icyo nshaka kuvuga narakivuze kandi message yanjye narayitambukije. Abantu bagomba kuba umuntu umwe. Oya sha. Ndabyibuka 11 yatsindiye APR byo ndabyibuka pe. Byo yatsindiye APR ndabyibuka. Uziko naravuze tuwama WhatsApp nkamwohereza umubare w'ibitego byose mfite. Nta na kimwe nafitiye video. Ahubwo ngo bijye mu bibare byose. Dani Usengimana. Ariko biriya byose se nta kintu babimaze n'ubundi ni yari. Ariko urihuse wana. Nuko abayaraka yashaka mushwana ariko ntago ababiyobeye. Oya nuko ni kwa kundi nyine umuntu aba yigiza nkanashaka ko abantu bashwana. Ibyo bya media twarabijugunye kugira ngo ikiganiro kiboneke. Hari igihe umuntu agenda akicara agashaka inkuru kugira ngo ikiganiro nyine kiboneke. Reka tujye tuza twiganirire hano. Kiriya cyumweru abona ngiye gusanga muri Sweden ariko muri iyi minsi ufite ikipe zitangwa uza gukina amutibe dukina bashaka kuza Iraq kabisa birashoboka. barabisikana n'intizanyo igiye kuba hagati y'amakipe. Ashaka kuza muri Sweden nk'imyaka 2 ubundi nkajya gusoreza mu rugo muri APR nkawurekera. Ko numvise nagashaka kugaruka i Kigali. Nalage ko numvise gushaka. Chaka. Erega burangiye APR. Warashaka kugaruka muri APR irage nawe. Ariko APR wa mugani ni ikipe nziza. Oya APR ni ikipe nziza. APR vuyemo. Urumva APR ndi kapiteni wayo. Nubu nshatse kwigarukamo kubera ubushobozi mfite bwo gukina nta kibazo ndabimerita. Urumva rero nukuri none buriya nyivamo ntago twakwemera mutagira ngo barananyiruka. Barakwirukanye. Nge nandikiye generali ndamubwira abantu bose bavuze ko bakwirukanye. Nandikiye generali message navuga ntago nshaka kurya amafaranga y'ubusa. Nanga muri iyi minsi sindi kwitwa neza mwe mushatse abandi bana muyaha nge mu bindi nzagaruka ndi mu bihe byanjye meze neza. Eba amagoha hedi ndagenda. Isani samba nazanta. Isani samba nazanta. Yego. APR yahinduye ubuzima bwa benshi. APR yahinduye ubuzima bwa benshi. Muri iyi minsi nzayizamo nyuma y'imyaka ingahe. Yahinduye ubwa benshi ariko ubuse wari muri mu rugero rw'abandi bantu ejo bayiciyemo nabo butahindutse. Ariko nta maherere yabo ku giti cyabo. Nta maherere yabo. Jabe antari igihe umuntu ajyana sibi saha. Oyange ndavuga ibijyanye n'amafaranga. Ndavuga ibijyanye n'amafaranga byabo. Bansubirije anta kwa bambwira ngo abakinyi ngo twakinanye ngo twese twarabonye amafaranga. Wamumbwire ko hari abakinyi birwo bavuga amarekritement batanabonye. Oyange ndavuga amafaranga byabo. Ejo nayo ndi kumubwira. Amubwira ni buriya
biterwa ntabwo abakinnyi bose babona amafaranga man. icyo Dani nicyo nari kubwira ndanumva ngo uyibwirire uko muri kuri kamera muri batatu nta n'umwe utarabonye rokiritema ya peri ifatika. urishoboye yabyo si ibyo ntabihagararaho. ndabizi noneho kugira ngo ubyumve kuva shampiyona y'u Rwanda yabaho niba ntibeshye Imana ndabarira umukinnyi wa mbere yaguzwe amafaranga menshi mu Rwanda ni Jaberi. ubaze transfer yo kuva muri Reyo kujya muri niwe wa mbere n'abanyamahanga nta n'ukurikira Jaberi. ufate apere yishyuwe goro ufate Jaberi yahawe arenga 50 bro. Jaberi yaguzwe amafaranga ataraba nese ikipe yaguhindura ubuzima atari apere niyi iminsi ndeba rekirite mu abanyamahanga n'inzapere kama miliyoni 200 numva avuga ngo ni make ngo ni nako ngo apere ngikoze iki mukuri kw'Imana mbaye mbihanye. ikintu cya mbere bazavuga ati none ibi nibiki bakoze ko kura no mukinyi wari amafaranga iminsi ndeba abakinnyi muyaha abari kuyareba utagira ngo zira miliyoni 100 mujya muha abantu duha abantu twaragize imikinire yabo nagaruka bakamuha desa ntazagira uvuga uziko nta munyamahanga uragurwa amafaranga Jabos yaguzwe wese wamubajije Jabos ko bizi ubundi nzaza niba desa radio zose ngo Jaberi yaguzwe menshi bazahita bavuga ngo Jaberi yaguzwe menshi ntabwo yarayakwiye kandi yaraguzwe uwo lagubona ntabwo yagiye hasi ya miliyoni 80 nese yari umunyamahanga uragurwa amafaranga kandi umunye wishyura abaguzwe 200. oya ntawe wallahi ntawe cyokora nabyo ibya rokiritema z'amafaranga ba pere simbizi icyo nzi ni sarere nicyo nzi barimo burama bambaho mabibera muri bibiri mbaho mayihembwa bibiri buri buramba mahembwa bibiri utagira ngo ahembwa menshi. N'abakinnyi bangahe mu Rwanda b'abanyarwanda bahembwa hejuru y'Icyatanu barenga 5 bakabije 5 oya nta na 5 barimo 5 nta barimo yenda we waretse ubunyamakuru uzabyandika ariko umuntu nzabona nicyo kintu cyo tuzagipfa nta kintu njya mpfa n'umunyamakuru umuntu nzabona avuga ngo Jaberi nganga aya mafaranga ya peri yamuhereye iki bro